turabasuje bakunzi b'Ikirezi turabamenyesha ko none uyu munsi saa 8 ariho final y'Ikirezi competition music. Jamani gasigiri yatariki yo kwivuna abanzi nkabavunagura ibyumba timati nkabakubita urasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru no mu mujyi wa Kigali yageze ndagaswe agege umunsi ni moto ndabica none wakarabaye kabanza tuno tubonda gaswe maze nze mbakubita mbicayeho shabi ucuzi cyatumye baza mu marushanwa ndagaswe ya umunsi aracu wambaye n'izina ry'Imana kuvuga wasubutum rumvije wera bwejagura n'imbwa kubisa umuyini bwagura kari bwejagura nk'itondagiye n'ubutozi cyangwa intore zatojwe kurinda bashakanye ngo batatandukana bakiteza biza rumvije wera wiyamye fungurwa mu rwa rumeze mu toilette cyangwa umusenguruko wa kondo muwanjije urabona igihe wari unshinga nka yanshinze yashinze kuri nyara isanze ari kunyara musi urutara rwa shebuja shemushi washaye mu gishanga ashishoza gushoza intambara z'abashakanye wacana cyane kuwanjije ucona gikirakire nk'icyatinze kujya kuvumba gikejwe na cyacana cyananira yabye cyashaka kujya kuvuma kwa Rodolfo wavumba mu mukenye ukakanya mucenge bakirana nk'abakina kadenesi cyangwa football ugize ngo ukibona n'utwo rumeze nk'urw'ikibindi kitagenga cyangwa intore yatamaye gitwaganyijwe n'ibitero bya kinimbuzi byatewe abayapani Hiroshima na Nagasaki bikabacanga bagacanganyirwa bagatungurwa no gututubikana ibyamamabya bakicuza icyatumye batera ibyo bihugu niko ntiwantega amatwi basi ngo mve icyo nkubwira umugara bisango nyamuguze nk'ucutse fururi ngombwe icyo ushaka kumwe byo nashaka kukubwira rero ntugira ngo hari ibindi cyari gitumye mbwanuka kuri hano kukumenyesha ko yamarushanwa ari buhuze byamamare nyashya gasikiri nagasho ari bube none no musi ariko ndabakubita mutungurwe nk'abakubiswe n'inkuba ndagaswe tasuyukuye umva none kina bakubitiraho buca buturuka mukisa mwasandaraye kuri stage uravuga kwisama mwasandara ngiye kubafatanya na kira kigore ngo ni gasho bakubite mbacucume nk'ucucume imyumbati ya gitamisi mwicuza ikintu cyabazanye kuri stage Cyereka shako kina ngwani mutabizi numugera kuri stage ugasanga muri kurungarunga nk'abagabo bari ibyo byaba nakumiro koko ubundi mirimo nabaye gukora mwayirangije sundi ko mwayerekare musakuza mwavugaga ibi mama none nakamara mukanisa mune tujye kwitera mu marushanwa kuririmba no kubyina kandi uvuga ko turi finale turagitana rwose naho ubwenge bwanyu bwarangiriye nukurirwa mu bintu bidashinga ngo bibyine umva mbere yuko mujya muri ibyo binagazi byanyu ngo nukubyina no kuririmba ndavuze we nyasi fura birabyaye by'umwana nawe gasikire mbone wageje birabyombo banakubino mbuga yose muri kumva ikindi kandi nimugire ngo byarangiriye aha ngaho ndaberekezaho muri buririmbire ikibirimbe bya biririmbo byo mu misi y'imperuka ndagikubitanya hanure kuri stage nk'hanura avoka mu gihe byo ngibyo byoroshye nko gutora umwumbati cyangwa gushyushya indagara turabikora tugende Bani cyogera mu kuba ni gasikiri mukurikirane ku Kirezi TV ubundi byiza uzabihasanga uzaseka imbavu zitware mu ntoki nyakubyara Gaju sha no hasi drip hagazeho na kese uziko iki gikombe bashaka bakikuzanire hano iwawe utiri ujya no mu marushanwa my god ahubwo reka nirase yo man duziko nta mwanya wo kwatakaza mfite mbarasi yo mirongo nk'ubarasa misiri bankoma ko gakora basigare bakonkoma nk'abarwayi b'igituro haye mite bami we umufana sister aho ndakugwa mu mugongo kabisa ahubwo reka tutembagarire y'abandi musofu ye Ese ni kinyatubyara ngamariza byagiye Ikirezi mpodusetsa natwe subscribe tukaziba ya papa we gasiki je kubakubita ndabafatanya mbakubite mutumuke nk'ivumbi ryo mu mpeshyi icyamamare oje maze nimanukire bose babireba kubona n'umurusho ng'umuntu cyangwa nyirabaraza winje kukubitira kuri stage ukangukubiswa n'inkuba aho ngaho uranutse kandi byo gutukana ntabwo byari birimo wese nkubwiye ko ufite urutwe rucyoye nk'urw'umutwazi w'ikamyo cyangwa akabono k'umunyonzi naba nkubeshye ngo buguza nawe ndiyabera nk'utungutu igihe twahereye dushwana walaje murashwana ntarabakubita imirongo ngo mwisame mwasandaye mushwanyagurike mwikubite kuri stage jire turakitwa n'ifirimbi ya nyuma hari ngo tugende musofu ye sigara mfre mera ro ugize ubona zahari ntawe mana ahubwo reka tugende tubakubitire mu gafuka izuba ricyaka tugende tugende Ese ni
Hoka boy, it's a boarding time. Artists gonna kill each other. Nkuko mubibona turabasuje cyane bakunzi b'Ikirezi TV. Iyo ni wa mwanya wa finale w'Ikirezi competition music. Abahanzi bacu bageze kuri finale na abahanzi batatu. Kugira ngo murabizi mwese bakurikiranye. Kiri cyagera kugira ngo abahanzi bazaro kuri stage. Abahanzi bacu batatu murabizi. Judges murabareba, Joshua and Theogene. Munyemerere twakire umuhanzikazi uzwi ku isi mu Rwanda Gaju yakaza kuri stage akereka abafana be ndetse n'aba judges. Kubyara ngamariza byagiye Ikirezi muradusetsa natwe subscribe Ikirezi muradusetsa natwe subscribe tukazibaha Kirezi TV komeza basegereza gasikiri wewe nkuko twatangiye irushanwa arabonye abanyempano twagiye tunyuramo Gaju Gasikiri Nyashya bageze kuri finale nkuko Gaju yerekanye mu kanya rwose ngiye mbonye amanota yakwiriye ngiranyije n'ukuntu abonye ukuntu yaje kuri stage kwiyereka abafana ewana vibe yari afite biragaragaza yuko hari ikintu gikomeye ari buze gukora gusa tugomba kubikora kinyamwuga nkuko twabikoze birasaba kwitonda kwitonda reka tuze turebe n'abandi ukuntu biyerekana hanyuma tumenye uko turi bubigenze kabisa. Bafana twahoranye ni munyemerere twakire icyamamare cya kabiri Gasikiri International ikaze rwose kuri stage wereke abafana nta kibazo rwose waza Ariko Keve uzi n'ikindi nge cya Gasikiri ntago nkifana. Ingofero ibyo uvuze nibyo nanjye ntago nagifana kiresha na stage maze Kirezi TV ubundi byiza uzabihasanga uzaseka imbavu Kiri oji mwenyewe kungendo yabeza agana stage kweli Bani cyogera mu kubani Gasikiri mwenyewe muramubona nubwo abafana be batamwishimiye ariko bamwe bamwishimiye rwose kumba mutima nyinshi cyane agana stage ngira ngo mwamubonye Tware mu ntoki nyakubyara Bafana muniza amashyi imba mutima nyinshi cyane twakire icyamamare cya gatatu Nyashya w'i Rwanda man from nowhere kuri stage rwose waza ukereka abafana bawe nta kibazo waza rwose waza Subundi ko kitari butinde twagifata Inkweto za kijabutse ngo turagifana. Kizifane nacyo. Ndabasuje cyane abakunzi banje ni Nyashya y'u Rwanda urwanya abarwanga kazamura ibyishimo by'abanyarwanda bagasika mu gitondo saa 7 nimugoroba. Ese ko mutamfana mwabikana pfu murabona ndibuza kwifana ibikora iki gusa No. imbavu zitware mu ntoki nyakubyara Theo we je ndibaza mu banyamahirwe 30 twari dufite twaragerageje uriya tumuha amahirwe mu baza kuri finale ariko tweretse yuko rwose twibeshye ntabwo yarashoboye ngira ngo nawe urabibonye umuntu tukanye jewe ngo biranashanze ubonye binakoze indiscipline nkiri yako ubwo biragaragara yuko twe twamuhaye amahirwe ariko mu byukuri harabo yimye amahirwe bari kugera kuri finale kandi bakabikora neza reka tumuha amahirwe turebe wenda nta wamenya Gaju yiyerekanye neza abana barishima ndetse Gasikiriwe byabaye ibitangaza reka turebe mu byukuri nindi uri buze kwegukana iki gikombe cy'uyu munsi reka dutegereze mu kuririmba wenda hari gusa umuntu utambaye gese nibaza aho twahera tumuha amanota turaza kureba ukuntu ya performance nta kibazo turareba reka dutegereze bikomeza basegereza Gasikiriwe barwase imbavu nanjye nzabavure Baburyo umunyarwanda yageze ati ngo ntabwo ushenye inganururo niyama murakoze cyane abahanzi bimuritse mwababonye tugiye gukomeza igikorwa cyacu amategeko n'amabwiriza agomba gukurikizwa neza cyane kuririmba utukana utukuzanya uhita uvanwa mu irushanwa nubwo twatangiye kubona ratangiye kubikora ariko ko sakazi kanjye abajaji baradufasha kugira ngo ifirimbi ya nyuma igaragaza ugomba kwegukana irushanwa murakoze cyane kabisa ku rutonde nkuko mbireba ndabona habanza Gaju reka tubari bagihamagara Gaju yaza kuri stage akiyerekana imbere y'abafana akagaragaza ibyo ashoboye
aho nimba ashobora kuba yatwara rino rushanwa. Reka duhamagare Gaju kuri stage atwereka ibyo yaduteguriye. Ese ni kinyakubyara ngamariza byagiye ikirezi. Gaju rwose watugezaho ibyo waduteguriye. Yewe Gaju mtoto wa Kigiji darapa amakarisa kaza nkabunuriza uruzi Gasikiri na Nyashya mfite competition nkagira motivation kwifatira decision. Ya murakoze cyane injyana iri ku mutima. Gaju mwirushanwa urirukanwe wowe uratukana cyane ukanabunurizanya. Zana wacho ntazi ariko MC gutekereza hafi nk'inkekeri niranutse. Vamo Musofu ye. No. Oh shit! Oh, clap! Hey! Garafure, vai. Ndeka we Gaju wanjye aratsinzwe. N'ukuntu nari nabyeretswe ko ari uri tsindira irushanwa. Cyaka zirasekeje ntabwo yari gutsinda rwo. Nkuko bigaragara Theo hano ku rutonde wa kabiri ni Gasikiri. Gasikiri noneho yaza kuri stage nawe akereka abafana ibyo ashoboye bareba niba mu by'ukuri yabasha kuba ari we wakwirukana rino rushanwa cyane rwose. Mudufashe twakire Mr. Gasikiri International kuri stage asusurutse abafana be. Gasikiri tugezeho umuzigo wawe. Jo. Inyama nyinshi nk'ubugari nk'ibiryo byinshi nk'iyagupariza ariko nyuma y'ibyo byose ukuboko wandi maneke ndabirambiwe jo. Nashwagishwe uko mu mata y'ihene adatetse akamushumu. Gasikiri nawe uratukana vamo mwirushanwa urirukanwe. Vite. Cyane ubundi byawo bukwimye ibishyimbo bakwenyumije. Musofu ye. My God! Munyemerere twakire icyamamare cya gatatu Nyashya man from nowhere Jafraza Gengo waza kuri stage ukatwereka ibyo waduteguriye nawe. Komeza rwose kuri stage nikaze. Ngaho ziba nabyo. Nyashya komeza uze rwose waza rwose. Ukaza ukatwereka umuzigo wawe ukatugezaho rwose. Kenke wanize kwa mikrofone nkiyereka abanyarwanda semen. Nyashya tugezeho ibyacu. Ego reka mbakiseho ibyanyu. Aho ngahura nkomye uri gitotokoma utaruka butubu gaca mu matata akagutatamura umuntu ukisa kwa sebuhoro. Wacyo ntazi Musofu ye. mutware byanyu mwambwa.